Ikaze nanone kuri Bibonwe, mbahaye ikaze cyane. Rero nk'uko mumaze kubibona mubonye indege, mubonye ambulance. Iriya ni indege ikunze kwitwa ko ari ibitaro n'ubundi bikorera mu ndege, yitwa Obis International Flying Eye Hospital. Ni ibitaro rero cyangwa se yego ni ibitaro nyine bikorera mu ndege. Iriya ndege izwi nk'ibitaro biba byigendera mu kirere, cyane cyane ishinzwe kuvura amaso cyangwa se ikora ubuvuzi bw'amaso buteye imbere, haba ari ukubaga amaso bitewe n'uburwayi amaso afite, bakabubaga. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Rero yageze hano mu Rwanda, iriya Obis Eye Flying Hospital yageze hano mu Rwanda ku itariki 18 z'ukwezi uku nyine kwa karindwi. Bikaba biteganyijwe ko izamara hano mu Rwanda i Kigali ibyumweru 2. Rero ni indege cyangwa se ni ibitaro, akaba ari n'umusanzu ukomeye bije gutanga mu gihugu cyacu, kubera yuko nk'uko umuyobozi cyangwa se minisitiri ushinzwe ubuzima yabitangaje. Yavuze ko abaganga b'inzobere mu by'amaso ari abaganga bagera kuri 30. Abaganga 30 rero ubwabyo nyine ni bakeya nk'uko yabivuze. Rero bikaba ari ibitaro byitezweho cyangwa se ari indege ije gufasha mu kwigisha abaganga bacu hano mu Rwanda, mu kuba bagiye nyine kwigira cyangwa se kwigishwa no gufashwa n'iyo ndege. Ibikoresho birimo biteye imbere ku buryo muri make nyuma y'ibi byumweru 2 iyi ndege igeze mu Rwanda cyangwa se izamara mu Rwanda, abaganga bacu bazasigara nabo bazi kuvura ubuvuzi bw'amaso cyangwa se indwara z'amaso mu buryo buteye imbere kurusha uko n'ubundi byakorwaga. Rero nicyo kitezweho kurusha uko baje kuvura. Nuko muri make n'ubundi bagiye gutanga amahugurwa ku baganga bacu mu Rwanda bakiyongera, nk'uko minisitiri yabivuze. Yavuze ko n'ubundi ari muri ya gahunda ya 4 gukuba 4, bivuze ko abari basanzwe babizi mu Rwanda bazi ubuvuzi bw'amaso n'ubundi yego nk'hano murabibona ko bavuga ngo 30 in Rwanda 30 trained ophthalmologists for 13 million people. Niko hano bigaragara, sinzi niba murimo kubisoma neza. Reka mbafashe mbibereke. Gusa iyo nyine witegereje ubona yuko ari ikintu kizaba ari cyiza cyane. Reka mbibereke. Yego dore ngibi hano urabona ko bivuze ko ari abaganga 30 bari trained mu kuvura amaso dufite muri kino gihugu cyacu. Bagomba kuvura miliyoni 13 zigize igihugu cyacu. Hakaba hari ubushakashatsi kandi buvugwa yuko 90% by'abaturage n'ubundi barwaye indwara z'amaso n'ubundi. Rero bije kuzamura uno mubare w'abaganga bari trained mu kuvura amaso, bityo bave kuri 30. Niba koko ari gahunda ya 4x4 kane gukuba 4, usanga ibabaye 120. Rero ni ikintu cyiza cyane. Icyo nababwira kuri ino gahunda ya 4x4 cyangwa se icyo nababwira nyine kuri indege nyine n'ubundi nk'uko nayibabwiraga, yageze mu gihugu cyacu ku itariki 18, ikaba ifite kumara ibyumweru 2. Nuko ari ingenzi cyane igihugu ino ndege igezemo, biba ari amahire kubera yuko batanga training. Izo training zigatuma mugira abantu bari trained mu kuvura ubuvuzi bw'amaso, kandi nk'uko mubizi umuntu utabona neza nyine n'ubundi ntabwo aryoherwa n'ubuzima. Rero ikindi nababwira ni uko iki kigo cya Obis International Hospital nuko ari ikigo kivura
kandi kikaba ari ikigo muri make kidaharanira inyungu, ni non profit organization, cyo giharanira kuvura abantu kugira ngo nyine n'ubundi nk'uko nagiye mbibabwira gifasha abantu kugira imboni, kubona neza kugira ngo barusheho kuryoherwa n'ubundi nyine n'ubuzima. Rero ndumva ari ibyo ngibyo nababwira, ni uko nifuzaga kubibabwira kubera yuko umuntu wese uri kujya kuri social media, umuntu wese uri kujya kuri YouTube, umuntu wese uri kujya kuri X, ino ndege arimo kuyibona akaba yakibaza ati se ni gute ari ibitaro? Ni ibitaro se gute? Bikora bite? Kubera iki ari ibitaro se mu ndege? Abenshi babibonye no bwa mbere, ntabwo rero ari abantu benshi basanzwe bazi ko kubona ubuvuzi, niyo mpamvu natekereje nanjye kubibabwiraho. Ndabashimiye cyane rero, mwakoze kubana natwe. Iyi ni gahunda nziza yo kugira ngo tujye twungurana ubumenyi, tumenye biri kuba hirya no hino. Nk'ubu umuntu warebaga cyangwa se wascrollingaga ku mbuga nkoranyambaga akabona iby'ino ndege ntiyamenyaga ibyo ari byo, ariko ndizera ko hari ikintu dukuyemo, ndizera ko hari byinshi tumenye kuri ino ndege yitwa Flying Eye Hospital. Ni indege n'ubundi ibirimo byose ibigamije gufasha igihugu igezemo kuvura, ndetse ahanini ari intego yo kugira ngo bigishe abaganga bavura amaso muri icyo gihugu nabo babe trained, abaganga bavura amaso biyongere, bityo abakeneye kubona ubufasha bwo kugira ngo babone koko babone. Rero mwakoze cyane, turi kumwe, mukomeze mukurikirane bibonwe, mukore subscribe abatarakora subscribe, tujye tubana ku mavideo dushyizeho mashyashya. Ciao ciao.